bishop, apotre, pasiteri w'abantu agomba kugira uko agenda. Ntabwo meya w'akarere yajya kunywera icyayi muri Ndagaswi igurisha icyayi itasi 50, ntabwo bishoboka. Ntabwo guverineri w'intara yajya kunywera mu kabari kagurisha fanta 300, kagurisha byeri 600, 700, ntibishoboka. Agira mu bavugana, agira n'ibyo avuga, ayungura amagambo avuga. Ariko ureba pasiteri w'uyu munsi, ukareba bishop w'uyu munsi, apotre w'uyu munsi, ni bakeya. Imana itugirire imbabazi, Imana itubabarire, twe kwifatanya n'abatizera. Bene data, turi kumwe muri aya masaha kuri Hall TV Rwanda cyangwa se umuriro wa televiziyo mu Rwanda, ububyutse bw'umuriro wa televiziyo mu Rwanda. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, izina rifite ubutwari n'ubushobozi. Mwese aho muherereye hose, abari mu Rwanda, muri East Africa, abari muri Afrika, ku isi yose, mwitegereza iyi televiziyo, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Muri kumwe rero n'umukozi w'Imana Reverend Pastor Niyonzima Claude. Turi muri uyu mwanya wa Hall TV Rwanda. Mbaze shimire umujakazi w'Imana Bishop Irene. Imana yashyizemo iyerekwa ryo gushyira iyi televiziyo no kugira ngo ubutumwa busakare ku isi yose. Ndagira ngubwire ngo uko waruri ntabwo ari kuri busigare. Ukeneye umuntu kuvuga, ukeneye mugenzi wawe, buri muntu wese akeneye mugenzi we. Birashoboka yuko wavuzwe nabi, birashoboka yuko wasenyutse, hari abagushenye ariko Imana igiye kongera kubake. Ndagira ngo aho wasenyukiye ugiye kongera uhubakirwe. Inzu yawe yari yubakitse mbere ariko iza gusenyuka. Bibiliya iratubwira neza ngo hari umugabo witwaga Yeremiya. Imana iramubwira ngo nzongera nkubake, kandi ni nkubaka uzaba wubakitse. Ndagira ngo uyu munsi wa none rero aho wasenyutse wongere wubakike. Ndagira ngo uyu munsi wa none Imana ikugarukeho ubundi bushyashya. Ndagira ngo tubanze dusenge Imana kuko Imana iri mu ruhande rwacu. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo, izina rifite ubutwari n'ubushobozi. Duhagaze muri aka kanya, turi mu mwanya w'ijambo ryawe kuri Hall TV Rwanda. Isi yose iritegereza, isi yose irimo irumva ijambo ryawe. Hari umudamu wasenyutse agiye kongera yubakike, hari umumama wasenyutse agiye kongera yubakike, hari itoro ryasenyutse rigiye kongera ryubakike. Reka muri aka kanya umukobwa wasenyutse muri fiançaye yongere yubakike mu izina rya Yesu, amena. Imana ibambere umugisha rero. Amazina ni Pastor Niyonzima Claude, nayababwiye. Turi mu mwanya wa Hall TV Rwanda. Iyi ni televiziyo itishyizeho, ahubwo niyerekwa Imana yaciye mu mudamu w'Imana Bishop Irene. Imana iramukoresha. Ndagira ngo nawe Imana igukoreshe muri aka kanya. Hari ahantu wasenyukiye, Imana igiye kongera kubake. Hari ahantu hari hubatse haza gusenyuka. Hasenyuka ibimeze bite? Ese ni iki gisenyuka? Ushobora kubaka inzu, umuyaga ukaza, imivu igatemba yanze ikikubita hasi. Cyangwa se nawe ubwawe ushobora kubaka inzu. Tujya tubona inzu zubakitse, izo bita utujagari. Tujya tubona uburyo leta igira inama abaturage kugira ngo bave mu tujagari, bave mu manegeka, bajye gutura ahantu hazima. Bibiliya ivuga iki rero? Bibiliya ivuga ngo umunyabwenge wese iyo yubatse inzu ku rutare, ya nzu ntabwo ishobora kugwa. Ndagira ngo muri aka kanya Imana yongere yubaka ubuzima bwawe, muri aka kanya Imana yongere yubaka iterambere ryawe. Ndagira ngo uko abantu bubaka amazu meza bakabasha gukora
gukora amasuku yabo, bagashyiramo amakaro, bagashyiramo amarangi, bagashyiraho inzugi zihenze, bagasakaza amabati cyangwa amategura ahenze. Ese n'inzu yawe yabisukuye? Ndagira ngo usukure umutima wawe. Numara gusukura umutima wawe, Imana igiye kongera ikubake mu izina rya Yesu. Hari abantu bagerageje kubaka ubwami bw'Imana, bagerageje kubaka future yabo, bagerageje kubaka iterambere ryabo, bagerageje kubaka kwizera, bagerageje kubaka Imana, bagerageje kubaka ubwami bw'Imana. Aba bantu bari batatu, nta muntu wa kane wari uhari, nta wa gatanu wari uhari, ntabwo bari babiri ahubwo bari batatu. Abo bantu ni bane. Ndagira ngo nkubwire abantu batatu bagerageje kubaka ubwami bw'Imana, bagerageje kubaka inyubako zabo, bagerageje kubaka future yabo. Bari abantu batatu. Ndagira ngo niba unteze amatwi ukaba unyitegereza, ndagira ngo Imana itangire yubake, Imana itangire kugarukeho, Imana ikuremere kwizera. Kwizera kurarema, kwizera kurategeka. Hari abantu batatu bubatse kwizera, bubatse iterambere. Hari iterambere ryawe ryari ryarasenyutse, ariko Imana iragarutse bundi bushyashya. Ndagira ngo uzabure ikiganza cyawe. Birashoboka uri muri Amerika, uri muri Australia, waba uri muri Afurika, aho uherereye hose hari iterambere rigarutse. Birivuga iki rero? Turasoma Danieli ibice byaho bitatu no gukomeza aho nga. Ndagira ngo muri aka kanya dusome Danieli ibice bitatu. Turahera ku murongo wa mbere. Umutwe w'ijambo cyangwa inyigisho iravuga ngo nubwo muri batatu ariko hari uwa kane w'igitangaza ujemo. Nubwo muri mu muriro muri batatu, hari uwa kane uje kubakura muri uwo muriro. Wari uzi ko abantu, wari uzi ko ushobora kugenda ukagendera mu muriro, wari uzi ko watwara imodoka ukayitwarira mu muriro, wari uzi ko wakora mariage ukayikora mu muriro. Ariko ijambo rivuze iki? Ijambo rivuze abantu batatu, ntabwo rivuze babiri, ahubwo hejuru ya batatu hari uwa kane ugiye kuzamo. Haleluya. Biblia iravuga ngo, turasoma Danieli ibice byaho bitatu. Haravuze ngo Danieli ibice bitatu, umutwe w'ijambo uravuga ngo igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze. Igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze. Ndagira ngo abafite Bibiliya mukomeze gusoma. Bibiliya iravuga ngo igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze. Hari igishushanyo tujya tubona ibishushanyo bimanitse, yewe na Yesu Kristo wacu tujya tubona ahantu hamanitse, abantu bagakora igiti bagashushanya Yesu, tukabona Bikira Mariya bagashushanya Bikira Mariya. Nanjye nshobora kwifotoza ifoto yanjye bakayireba, bakavuga ngo Pastor Claude nawe urifotoza, bakabona ifoto yawe. Ariko ndagira nkubwire ngo ifoto ntabwo original, ifoto siwe muntu. Ariko iyi foto ivugwa n'iki? Biravuga ngo nuko umwami Nebukadinezari arategeka, aravuga ngo mukore igishushanyo, kandi iki gishushanyo kibazwe. Nimamara kukibazwa, buri muntu wese aza gipfukamira. Buri muntu wese apfukamira igishushanyo. Hari igishushanyo wari ugiye gupfukamira. Wapfukamiye ibishushanyo byinshi, wapfukamiye za Bayali, wapfukamiye abapfumu, wapfukamiye Nyabingi, wapfukamiye imizimu, wapfukamiye Karani. Ariko uyu munsi wa none ntuzari ijambo rivuga ngo uwo muriro wari urimo ugiye kuwusohokamo. Biravuga ngo nuko Nebukadinezari amaze gukora icyo gishushanyo, arategeka, habonekamo abasore batatu b'intwari. Abantu benshi bitwa intwari, ariko intwari iraharanira. Intwari igomba kubikorera, intwari igomba guca mu bintu bikomeye. Intwari inyura mu muriro, intwari inyura mu rupfu, inyura mu mazi, inyura mu bikomeye, inyura mu marozi, inyura mu kuvugwa. Birashoboka yuko abantu barakuvuze, birahagije. Yewe bakwifurije igifungo ariko ntabwo wafunzwe, bakwifurije gupfa ariko ntabwo wapfuye, bakwifurije kuguta mu mazi ariko ntabwo watwaba. Nyabarongo yarakurutse. Hari umuririmbyi witwa Theo yavuze ngo niba Imana yaradukije Nyabarongo y'ikizibana, umva, niba Imana yarabashe kudukiza Nyabarongo y'ibiziba, wizera Imana. Ndagira ngo uyu munsi wa none wizera Imana. Mu rushako rwawe wizera Imana, mu rubyaro rwawe wizera Imana, mu kazi kawe wizera Imana, mu rusengero rwawe wizera Imana. Imana izakugeza kure. Watangiye baguseka, ariko uzagera kure. Utafika mbali. Aliyekuchekelea hatakupata, maadui yako yote hayatakuwa. Ninatangaza habari njema siku ya leo ni siku yako. Ninatangaza habari njema, Mungu atatenda mema. Biblia iravuga ngo abasore bari batatu baravuga ngo twebwe ntabwo turi bupfukamira igishushanyo. Hari abantu benshi bahagarara mu mwanya utari uwabo.
ndagira ngo ureke guhagarara mu mwanya utari uwawe, reke kwiyitiranya n'ibidahari, ureke kwiyita pasiteri nurangiza ujya kwifanga mu bitari pasiteri. Utandukaniye he n'umusinzi? Utandukaniye he n'umusambanyi? Utandukaniye he n'umunyamakuru? Wigize umunyamakuru kandi ntabwo ufite siziyo y'abanyamakuru. Ndagira ngo uyu munsi wa none niba ubasha kwakira ijambo, akira ijambo ribohora, akira ijambo rikiza. Bibiliya iravuga ngo nuko abasore batatu Sheduraka, Meshaki na Abedinego baravuga ngo mwami, nubwo Imana itadukiza, nubwo utabasha kudukiza wowe ubwawe, nubwo Imana itadukiza, ariko ntabwo dupfukamira iki gishushanyo. Iki gishushanyo cyari igishushanyo kibajwe, iki gishushanyo cyari igishushanyo kiri mu buzima bwawe. Nawe igishushanyo cyakugezemo, nawe harabakubwiye gupfukama, ariko reka gupfukamira umwana w'umuntu, pfukamira Imana ishobora byose, pfukamira Kristo Yesu yeshaje mu rugo rwa. Fiyanse yarapfuye, ubukwe bwarapfuye, urushako rwarapfuye, ibintu byarapfuye. Uyu munsi wa none ureba umukozi w'Imana, ukareba umupagani, ukayoberwa itandukaniro. Nagira ngo dutandukane n'ab'isi. Bapasiteri witwe pasiteri, bumuvugabutumwa bakumenye neza, bumusambanyi bakumenye neza, bumusinzi bisobanuka. Ariko umuntu yigize abashobotsi. Buri muntu wese muri iyi minsi, umuntu wese uyoberwa pasiteri, uyoberwa bishop, uyoberwa potere, ukayoberwa umukozi w'Imana. Umuntu akarimba ndi umukozi w'Imana, umuntu akarimba ndi umukozi w'Imana. Iyo ageze mu basambanyi yifatanya nabo, yagera mu bajura akifatanya nabo, yagera mu bagambanyi akagambana, ukayoberwa. Uyu ni umuntu w'Imana, arakorera Imana, arakorera shitani. Zaburi ya 51 iravuga iki? Iravuga ngo wirirwa uvuga nabi mwene so, wirirwa ugambarira mwene nyoko, ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpanye nawe, nzaguhana nihanukiriye. Imana igiye guhana kandi yihanukiriye. Imana igiye gukubita abantu benshi bazambaza kuri uwo mwami, bavuga ngo mwami, mwami, twabwirizaga mu izina ryawe, twahanuraga mu izina ryawe, twaririmbaga mu izina ryawe, nari pasiteri nyabayitorero. Yesu azabasubiza ngo nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi bimwe, ntabwo nigeze kubamenya. Mwifatanyije n'abasambanyi, mwifatanyije n'abanywi b'inzoga, mwitwaga amazina y'ubupasiteri, mwitwaga amazina y'ubwesikoro, ariko nimumve imbere. Ndagira ngo uyu munsi wa none utandukanye izina ryawe. Witwa nde? Utura hehe? Usangira nande? Ugendana nande? Uryama gute? Biravuga ngo ugendana nande. Zaburi igice cya mbere haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo nguwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi y'umugezi. Uwo nguwo azahwana n'igiti, igiti gitewe ku mugezi ntabwo kijya cyuma, igiti gitewe ku mazi ntabwo cyuma, ibyatsi byo ku mugezi ntabwo byuma. Uzareba ibisheke bya Nyabarongo biteye hejuru ya Nyabarongo ntabwo bijya byuma. Ndagira ngo uyu munsi wa none wari warumutse, wari warumye, wumijwe n'amagambo, wumijwe n'ubugambanyi, wumijwe n'ubwesikoro, urishushanya mu bantu. Ariko uyu munsi wa none igihe kirageze kandi kirasohoye kugira ngo umuntu ukorera Imana by'ukuri, wizera by'ukuri, ari umukristo hano. Y'Imana atemba ku basore batatu, atemba kuri Sheduraka, Meshaki na Abedinego. Baravuga ngo uva tukubwire, ntabwo turi bupfukamire igishushanyo. Akantu karasohoka gatoya ku mukozi w'Imana, ariko se abantu bagaseka, abantu bakahimwenene, ukagira ngo yishe, ukagira ngo ateye ingoma icumu. Reka mbabwire nshuti yanjye, twitandukanye n'ab'iki gihe bapasiteri, cyangwa ujye mu muhanda bigira inzira, ujye kunywa inzoga bigira inzira, ujye mu busambanyi bigira inzira. Tureke kwishushanya n'ab'iki gihe. Haleluya. Biravuga nuko ngo abasore batatu bahagarara imbere y'umwami witwaga Nebukadineza. Baravuga ngo naho Imana yacu itadukiza, naho Imana yacu itadukiza, ariko twebwe ntabwo turi bwubarahire igishushanyo kibajwe. Haleluya. Glory be to God. Numva hari imbaraga zidasanzwe, numva hari amavuta adasanzwe. Twe kwifatanya n'ab'iki gihe, twe tw'abakozi b'Imana by'ukuri, tuve mu magambo tujye mu ijambo ry'Imana, tuve mu bidafite umumaro tujye mu bifite umumaro. Bibiliya ivuga ngo nuko abo ngabo muzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto zisobanura iki? Imbuto ni iki? Tubona amatunda tukayita imbuto, ibinyomoro babyita imbuto, n'ibishyimbo ni imbuto y'ibishyimbo, n'amasaka ni imbuto y'amasaka, n'imyumbati nayo bayita imbuto y'imyumbati.
insina nabo umwana w'insina bawita imbuto y'umwana w'insina. Wowe uruyihe? Wegamira igiti, wegamira icyatsi ukagwana n'icyatsi, wakegamira icyuma ukumana n'icyuma. Tuve mu kwegamira ibyatsi, twegamire Kristo Yesu. Turebe Kristo Yesu wabambwe ku musaraba. Dutandukanye iby'iki gihe, dutandukanye amagambo n'ijambo. Dukeneye ijambo, ntabwo dukeneye amagambo. Dukeneye gutera imbere, dukeneye kuvuga Yesu. Yesu yamamare, Yesu yamamare isi yose, Yesu yamamare isi yose. Abantu bamenye ko Yesu ashoboye byose. Zotelebone sayimano horebo sikenemone susalabahando. Yesu yamamare. Bati ntabwo turi bupfuka. Sheduraka Meshake na Abedinego bahagarara ku Mana yabo mu kanya nk'ako guhumbya, babajugunya mu muriro. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga ngo nuko muri ako kanya hashize babajugunya mu muriro, kandi byari bitegetswe ko ari iminsi 7. Ku munsi wa 7 hari abantu banyitegeye, hari abantu burimo murandeba kuri kamera yanyu. Mu minsi 7 Imana igiye kureba igitangaza ku buzima bwawe. Mu minsi 7 hari uwabuze urubyaro, ugiye gusama inda. Mu minsi 7 hari uwabuze akazi, nyuma y'iminsi 7 telefone ndaguhamagara, ndagira ngo mpanure ubuzima bwawe, mpanurire ikirere cy'ubuzima bwawe. Barakurose, barakujujurije, batwaye ifoto yawe bayijugunya mu mazi, ifoto iratemba. Baravuga ngo nk'uko iyi foto itembye niko n'ubuzima bwe butembye. Ariko ntabwo ubuzima buzatemba. Nk'uko amazi atemba niko batembesheje ubuzima bwawe. Nk'uko amazi atemba niko batembesheje urushako rwawe. Nk'uko amazi atemba niko batembesheje izina ryawe. Ndahanurira ubuzima bwawe ubwo uyu munsi wa none. Reka mpanurire iterambere ryawe. Ndahanura diploma yawe izabona akazi. Wiganye n'abakomeye, wiganye n'abantu bafite akazi, bamwe n'abayobozi bakomeye, abandi bayoboye za banki. Ariko wowe envelope igura 100 ya kaki, wirirwa uzengurukanamo diplome, ugenda udepoza kugira ngo urebe ko wabona akazi. Ariko wabuze n'ak'ubuparanto, wabuze akafata rakerete. Imana si uko ivuga. Aho amaso yawe agera, aho niho Imana izakugeza. Aho iterambere ryawe rigera, aho niho Imana izakugeza. Imigani 23 murongo waho wa 7 havuga ngo iki? Haravuga ngo uko utekereza mu mutima ni kuri. Uko umuntu atekereza mu mutima ni kuri. Niba utekereza muri Amerika, iterambere ryawe rizagera muri Amerika. Niba utuye mu cyaro, ukaba utuye Rusizi, ukavuga ngo ndashaka gutura i Kigali, uzatura i Kigali. Niba utuye Bugesera, ukavuga ngo nzatura Nyarutarama, uzatura Nyarutarama. Niba utuye Gasanzwe, ukavuga ngo ngiye kwimukira ku kibuga cy'indege Bugesera, aho niho uzatura. Iterambere ryawe riri mu mutima wawe, riri mu bitekerezo byawe. Aho uzageza amaso, aho niho Imana yifuza kukugeza. Sema haleluya. Abasore 3 nibo turiho ku munsi wa kangahe. Biravuga ngo nuko umwami Nebukadinezari aza kureba ukuntu barimo barasha, aza kureba ukuntu bakongotse. Aragenda ageze hafi y'itanura, kandi ibibatsi by'umuriro bikamusatira, kandi ari umwami, bigasatira Nebukadinezari ngo bimukegera mu makara y'umuriro. Ariko akegera inyuma, arangije aritegereza, arabareba, abaza abasirikare, abaza abatware bari baraho, bati mbese burya mu itanura ry'umuriro twajugunyemo abantu bangahe? Twajugunyemo abantu bangahe? Umva, uri gereza, bagiye kugaruka muri gereza, bagiye kuza kurunguruka, bagasanga hari umuyobozi mukuru w'igihugu, bagasanga hari umucamanza waje kugusohora muri gereza, bagasanga umuyobozi yatanze imbabazi, bagasanga iterambere ryawe ugiye gusohoka muri gereza. Iyo gereza urimo ugiye kwisohokamo. Gereza y'ibigeragezo, gereza ya karande, gereza yo kurogwa, gereza yo kwangwa, gereza y'icyangiro, ugiye kwisohokamo. Abagambanyi bose niyo ni gereza urimo. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo nuko umwami aritegereza, Nebukadinezari aritegereza, aravuga ko mbona 3, ko bari 3, uwa 4 yaturutse. Uwa 4 karuhukire ni ya minsi baguhaye iminsi yo kubaho, ariko wagiye wisimbuka. Tawe yararirimbye ngo uzagenda urusimbuka, urasimbuka. Nabo bazajya bagucukura imva, nibazicukura bazazigwamo. Reka ubwire ngo nshuti yanjye, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo ubayeho ku mugambi w'abantu, nta nubwo ubayeho ku mugambi w'abapasiteri bagenzi bawe, nta nubwo ubayeho ku mugambi w'ababishopu bagenzi bawe, ahubwo ubayeho ku mugambi w'Imana. Imana niyo ikubeshejeho, Imana niyo yakuremye. Umunyarwanda yaciye umugani avuga ngo iyagahaye
yitanze niyikamena. Imana utarakuremye ntabwo yabasha kumera ngo bikunde. Umwami aravuga ngo abantu ni batatu, abantu bari batatu none babaye bane, uwa kane yaturutse. Ndashaka kukubwira muri aka kanya ngo mu kigeragezo urimo hari umuntu wa kane ugiye kuboneka, muri bibazo urimo hari uwa kane ugiye kuboneka, muri gereza urimo hari uwa kane ugiye kubamo, muri karande wari urimo hari uwa kane ukukuye muri karande, amadeni wari urimo hari umuntu wa kane yagukuramo. Haje umuntu wa kane. Uyu munsi turi kuwa kane. Haleluya. Uyu munsi turi kuwa kane. Ndayo utangariza ibintu bire bisobanura iki? Ku munsi wa kane, uyu ni umunsi wa kane, nanjye ndakubwira ibintu bine. Kuri uyu munsi wa kane abasore bari batatu, haboneka marayika wa kane abakura muri gereza. Samweli yahamagaye gatatu, ku nshuro ya kane yumva ijwi ry'Imana. Hari abantu bagiye kumva ijwi ry'Imana. Hari abantu bumvaga ibikeri, bajyaga bumva bakumva ibikeri, bajyaga bumva bakumva ibihunyira bihunyiza, bajyaga kumva bakumva imodoka zitambuka, ariko atari izabo. Ugiye kwakira ijwi rya kane, ugiye kumva ijwi rya kane. Samweli yakira ijwi rya kane. Ubwa mbere yumvise ijwi asanga umutambyi, ubwa kabiri biba bityo, gatatu asanga Eli aramubwira tuva nkubwire niwongera kumva ijwi uvuge ngo karame umwami ntitaba. Haleluya. Hagira ijwi tugiye kumva, ugiye kwakira ijwi. Wumvise ibihunyira, wumvise ibiceri, wumvise inyoni zivuga, ntabwo wakiriye ijwi. Ugiye kwakira ijwi ry'Imana. Hari ijwi ry'Imana rimanuka. Bishop Aline, hari ijwi rigarutse, hari ijwi rimanutse, ijwi rikumanutseho. Imana irengeye ubuzima bwawe, Imana yongeye kuguteza imbere, Imana igiye kongera kuzamure abakurwanyije bose. Imana Bibiliya iravuga ngo nuko Samweli yumva ijwi. Samweli yumva ijwi. Hari abantu batumva amajwi, bajya kumva bakumva ibikeri, bajya kumva bakumva abadayimoni, bakumva abadayimoni, bajya kurota bakarota bapfuye, bajya kurota bakarota bajya guhamba, barota bakarota inzoka zibarya, barota bakabona imbwa zibarya. Abo ngabo nta jwi bumvise. Ugiye kwangira wumva ijwi. Hari ijwi rigiye kumanuka, hari ijwi rigiye kumanuka rivuge ngo mwana wanjye, mwana wanjye. Luka igice cya mbere umurongo waho, Luka igice cya mbere umurongo waho wa 20 wa 34 haravuga ngo marayika w'umwami Imana asanga Mariya aramubwira ngo ugiye gutwara inda, ugiye gutwita inda, uzabyara umwana w'umuhungu, kandi uwo mwana w'umuhungu azaba umukozi w'Imana. Mariya aramubwira ngo sindaryamana n'icyitwa umugabo uwo ari we wese. Marayika aramubwira ngo reka nkubwize ukuri, uzabyara umwana w'umuhungu, kandi iyo nda ni y'umwuka wera. Ugiye gutwita inda y'umwuka wera. Hari abantu bagiye gutwita inda y'umwuka wera. Iyi ndi barayitwara mu kwa gatandatu, bagiye kubyara, bagiye gutwita, nibarangiza babyara amasezerano. Hari abatwita amasezerano y'amahuri yaratinze, ariko inda y'umwuka wera ntabwo izatinda. Haleluya. Inda y'umwuka wera ntabwo izatinda. Hari abatwise amasezerano y'amagi y'amahuri, abandi batwita amasezerano y'amagambo, abandi batwita amasezerano atabaho, ariko Imana yongeye kuvuga muri aka kanya. Iravuze ngo hari ijwi rimanutse. Yesu yaravuze muri Luka 4:18 aravuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jyewe, yanumye kubehesha imbohe umwaka wo gukirizwamo n'umwaka wo kubohoka. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Hari abagiye kwakira, akira kubohoka, akira gutera imbere, akira kubaka, akira mariage, akira iterambere, akira iyerekwa ryiza, hari iterambere rishe. Abandi bubatse za kadasiteri, nawe urajya gutoranya ukavuga ngo se nzubakaye, ukavuga ngo ni Imana ya Makabanza zagikomera inyuma, ngo hejuru y'iyo ngiyo ngo ni Imana ya Makabanza zagikomero, niyo nabona akabanza hirya ya Kabonyi, niyo nabona akabanza za Nyacyonga. Ntacyo byabitwa kubera iki? Aho ni amaso akwereka. Jewe amaso anyereka, anyereka umujyi wa Kigali, amaso anyereka Nyarutarama, anyereka Kibagabaga, anyereka muri Kagarama. Ntabwo amaso anjyana kure, amaso anyereka niho ngomba gutura. Tangira utura aho ugomba gutura, tangira utore urebe witegereze. Bibiliya avuga ngo nuko abasore batatu, umwami Imana umwami aravuga ngo bari batatu none babaye bane. Byagenze bitu wa kane yavuye, baravuga batu wa kane. Umwami aravuga ngo wa kane ndabona arasa n'umwana w'Imana, wa kane arasa n'umwana w'Imana. Hari umwana w'Imana uje mu kibazo cyawe, hari umwana w'Imana uje mu rushako rwawe. Fiyansaye yarapfuye, abasore 2-3 baragiye, abakobwa 2-3 mwaratandukanye, ariko Imana izanye umwana w'Imana mu kibazo cyawe. Marayika w'Imana aje mu kibazo, marayika w'Imana aje gukemura ibibazo. Reka nkubwire,
hari ibintu bitanu ngiye kuvuga. Icya mbere ni ukuvukira mu muryango. Iwanyu ntibakora mariage. Nawe wageze muri Kigali ugerageje gukora mariage, divorce yabaye mu mezi 6. Icya kabiri, iwanyu nta muntu ujya wubaka inzu ngo ibeho, nta muntu wubaka inzu zima. Mwavukiye mu nzu z'ibyatsi, za nzu z'ibyatsi zabaye karande, baziragurijemo, baziterekereyemo. Amagambo bavugiye aho ngaho, cagagura ayo magambo. Vuga ngo nitandukanyije na karande ziwacu, nitandukanyije na karande zo mu muryango. Izo karande zagiye zikurikirana. Tera yari yarabwiye umuhungu wa Aburahamu, aravuga umuhungu wanjye, ibi ni bigirwamana, ibi babitwera gutya, babigurisha gutya, bikurikirana gutya, babwiye imiti ni bazicanaga ibyo biba karande. Nubwo Imana yahamagaye Aburahamu, ariko hari karande Aburahamu atabanje gutandukana nazo. Izo zamugejeje mu myaka 90 kugira ngo ajyebone urubyaro. Imana yagiye imuha amasezerano, iramubwira uzaba sekuruza w'amahanga, uzagera kure, uzatera imbere, ukifuriza umugisha azahabwa umugisha. Ariko hari ikintu atacagaguye. Ndagira ngo ducagagure muri aka kanya. Cagagura karande, cagagura amasezerano apfuye, cagagura karande, cagagura amagambo. Gira ibyo utandukana nabyo, gira ibyo utandukana nabyo. Tandukana n'amagambo, tandukana n'amagambo. Ndi muntu ki? Tangire wicarana nanjye. Iyo umuntu ari umuyobozi, bishop, apotre, pasiteri w'abantu, agomba kugira uko agenda. Ntabwo meya w'akarere yajya kunywera icyayi muri Ndagaswi igurisha icyayi itasi 50. Ntabwo bishoboka. Ntabwo guverineri w'intara yajya kunywera mu kabari kagurisha fanta 300, kagurisha byeri 600, 700. Ntibishoboka. Agira mu bavugana, agira n'ibyo avuga, ayungura amagambo avuga. Ariko ureba pasiteri w'uyu munsi, ukareba bishop w'uyu munsi, apotre w'uyu munsi, ni bakeya. Imana itugirira imbabazi, Imana itubabarire. Twe kwifatanya n'abatizera, twitandukanye n'abatizera, tuba abantu bizera. Kwizera kurarema, kwizera ni ikintu gikomeye. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicare n'abanyabyaha, ntabe mu bakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa n'ijoro. Uwazahora n'igiti cyatewe hafi y'amazi y'umugezi. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi y'umugezi. Ndashaka kukubwira ikintu rero. Niba kubaza ngo ku bantu bizera, niba kubaza ngo urushako ruzaba ryari, uzababwira ngo Imana niyo yamumpaye, uzababwira ngo ntewe ku giti. Niba kubaza ngo uzubaka ryari, uzababwira ngo ntewe ku mugezi. Niba kubaza ngo urugo rwawe rubahe, uzababwira ngo rwubatse ku mugezi. Niba kubaza ngo iterambere ririhe, uzababwira ngo nubatse ku mugezi. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka mubera ibyiringiro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi y'umugezi. Ndaguhanurira kuri aka kanya, reka Imana ibane nawe, amavuta y'Imana abane nawe, cyubahiro cy'Imana kibane nawe. Kuri uyu munsi hari iterambere rije ku buzima bwawe. Barakuvuze, barakuzengurukije, wakwiriye mu binyamakuru, ariko reka ujya mu binyamakuru. Hari abantu batari kukumenya, ariko reka ngo hanure kuri uyu munsi, Imana ije kukwamamaza kuruta uko abantu bakwamamaza. Umuntu ashobora kukuvuga yaguha 1000 uyu munsi, bwacya akazavuga ko yaguha 1000. Umuntu yaguha icyayi uyu munsi, bwacya akazavuga ko yakugura icyayi cya 200. Imana ivuganye nanjye ngo ije kwamamaza izina ryawe, akira kwamamara, akira gutera imbere. Umwami aravuga ngo bari 3 none babaye 4, kandi uwa 4 arasa n'umwana w'Imana. Nimubakure muri uwo muriro. Haleluya. Nimubakure muri uwo muriro. Imana ije kugukura mu muriro urimo. Hari ikibazo wari urimo cy'umuriro, Imana ije kugukura muri uwo muriro. Wari uri mu kibazo cy'amagambo y'abantu, Imana igukuye muri uwo muriro. Wari uri mu kibazo cy'itandukaniro, Imana ije kugutandukanya n'abanyamagambo. Akira amavuta, akira kubaho, akira gutera imbere, akira gusohoka. Sohoka mu muriro, sohoka mu itanura, sohoka mu bibazo. Ibigeragezo urimo uyu munsi bagiye kuzabaririza. Hari abantu bashobora kubona Aline ugenda mu modoka, Aline witwara, Aline uyoboye itorero nka ririya, Aline umeze kuriya, yabikuyehe bigenda bite? Hari abamaze imyaka 20, 20, baba ku maradiyo, baba ku mateleviziyo, batagira n'abantu 30, 40. Kubera iki? Agaciro n'amavuta, agaciro n'amavuta, agaciro n'amavuta, agaciro s'amafaranga. Amavuta azana amafaranga, ahishishi zitera, amavuta menetse nihishishi zikoranira. Ndagira ngo uyu munsi wa none Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana iguhesha umugisha, Imana izana abanyamumaro. Wahuye n'imburamumaro, waganiriye n'imburamumaro, wicaranye n'imburamumaro, ntacyo wakumariye. Imana iguha abantu b'umumaro mu izina rya Yesu. Hari abantu b'umumaro
Petero na Yohana babaye umumaro ku irembo ryitwa ryiza, bakijije ikirema. Biravuga ngo nuko hari ikirema cyicaraga ku irembo. Petero na Yohana bazamuka saa 9. Ndagira ngo isaha ya saa 9 Imana igukure ku irembo, Imana igukure mu kibazo, Imana igukure mu gahinda. Hari aho waruri ariko Imana igiye kuguhagarika wemye. Haleluya! Ndabona Imana ikora, ndabona ubushobozi bw'Imana. Wa mugore uranyumva, umaze imyaka miremire, umaze igihe kirekire watandukanye n'umugabo, ariko Imana yambwiye ngo igiye kongera yubaka amateka mashyashya. Haleluya! Imana igiye kongera yubake. Imana ibwira Yeremiya azongera kukubaka, kandi n'ingubako uzaba wubakitse akira kubakika mu izina rya Yesu. Warasenyutse, inzu yarasenyutse, terambere ryarasenyutse, business yarasenyutse, ushaka rwarasenyutse, ariko Imana igiye kongera kubake akira kubakika mu izina rya Yesu, akira gutera imbere. Ndagira ngo mvugane nawe muri aka kanya, batatu basokamo. Abazi bawe bagiye kubona usohoka mu muriro, bagiye kubona usohoka mu busore, usohoke mu bukubi bwawe. Mariage zaba bayireba, Yesu uzana batumira bagutwerere, maze babazanye batariko ibyo twakoraga byari iki. Twagambaniraga umukozi w'Imana, twashakaga iki? Buriya tugambana twashakaga iki? Buriya tumuvuga nabi twashakaga iki? Imana irambwiye ngo igiye kongeramo amazina ryawe, akira kwamamara, akira gutera imbere. Aho amaso akwereka niho uzatura, aho amaso akugeza niho uzatera imbere. Umuntu umwe ndashoje, umudamu yari afite ikibazo, yari yarashatse urugo aranasezerana, nyuma agiye kubyara umwana, abyara umwana upfuye, byamugoye, n'amatirisi ibyaro yari yavuyemo. Ariko kubera Imana yavuganye nawe, ndashaka kubwira abantu bavuganye n'Imana. Hari abavuganye n'amahuri y'amasezerano, hari abavuganye n'abantu bigendera, hari abavuganye n'abapagani baraho batazi ijwi ry'Imana, ariko Imana yarakubwiye ngo uzakugira neza. Abi Imana yabwiye ko izagira neza, akira kugenderwa n'Imana, akira gutera imbere, akira kubaho. Umugore arizera. Muri iyo minsi matirisi ntibyayivamo, maze kuvamo yaje kumva ijwi, yaje kumva radiyo ivuga, atega amatwi, aravuga umukozi w'Imana. Naravuga ngo icyo gihe narabwirizaga, ndavuga ariko hari umuntu Imana igarutseho, hari umudamu yabuze urubyaro, Imana imugarutseho. Nimaze kuntega amatwi, arambaza, pastor, birashoboka ko Imana yangarukaho nkabyara? Ndamubwira uzasange ku rusengero. Icyo gihe nakoraga mu Bugesera. Mudamu araza arambaza, aparika imodoka vewiti, arambwira, pastor, wavuze ngo Yesu arakiza, uravuga ngo Yesu agira neza, uravuga ngo Yesu atanga urubyaro, uravuga ngo Yesu akora ibitangaza, ko ngewe inda bayikuyemo ibyara, nari ngiye gupfa, matirisi yavuyemo, ubu nakongera nkabaho, nakongera nkabyara bigashoboka. Ndamubwira ngo abigishwa babaza Yesu, Luka 18, Luka 17 murongo wa 18, abigishwa babaza Yesu, baravuga ngo mwigisha tubwire ibi bishoboka bite? Yesu arababwira ngo ibidashobokera abana b'abantu ku Mana byose birashoboka. Ndagira kubwira ngo ibitarashobotse kwa so ntibishoboka, kwa nyokwanyu ntibishoboka, kwa anti ntibishoboka, kwa anko ntibishoboka, abaturanyi ntibishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka. Zamura ikiganza uvuga ngo ku Mana birashoboka, ku Mana nzabyara, ku Mana nzashaka, ku Mana nzubaka, ku Mana nzubaka, ku Mana nzagura imodoka, ku Mana nzatera imbere, nzurira indege, nzubaka urusengero rwiza, nzagira iterambere, nzakomera, sinzapfa, nzarama. Ndamubwira nti mvura madamu, iriya modoka yawe igira piyese Nyabugogo cyangwa mu mujyi wabona piyese yayo? Arambwira ati piyese ndazibona. Iyi pine ivuyemo ubona iyindi pine nshyashya? Arambwira ati ndayibona. Rotorovizeri ipfuye urongera ukagura indi ukayibona? Arambwira ati ndayibona. Icyuma runaka cyose urakibona? Ndakibona. Ndamubwira nti rero, uko imodoka ifite piyese n'Imana ifite piyese. Uko imodoka igira piyese, imodoka igira sipeya, n'Imana ifite sipeya. Uko imodoka igira sipeya, amagare agira sipeya, amamoto agira sipeya, n'Imana ifite sipeya. Inda matirisi yavuyemo, Imana ifite matirisi nyinshi. Uzongera ubyare, uzongera ubeho. Ndagira umubwira mugenzi wawe, bwira mugenzi wawe ngo uzongera ubeho, uzongera ukomere, uzongera uhagarare, uzagera kure. Ababyeyi batageze wowe uzahagera, bene so ntibahageze wowe uzahagera, inshuti ntizahageze wowe uzahagera. Umudamu yumvise amagambo aravuga ngo, pastor, ijambo ubwira ntabwo nari mfite kwizera, ariko ndizeye. Umugore agira kwizera. Hashize ndamubwira ngo uzabyara,
kandi numara kubyara uzagaruka gushima Imana. Nimba nyiri muri iki gihugu uzaza ushima Imana. Umugore yaje gushima Imana. Bishop Aline afite ubuhamya ndabufite. Umudamu yaraje akora igitangaza mu Bugesera akikiye umwana. Nabanje kugira ubwoba, ampamagaye nyuma y'amezi 7 arambwira pastor ku cyumweru uzaba uri ku rusengero mbaza gutekereza byinshi. Ndamubwira ndaza kugusubiza kugira ngo ndebe menye n'icyo ashaka. Arashaka iki? Ko yari umudamu ukomeye, yari umudamu usobanutse ukomeye. Arambwira pastor Imana ugiye gusenga abasengesha imisigaye. Ndamubwira ni 3. Nyuma y'iminsi 3 rero pastor hari ikintu uzakubwira. Ndamubwira ni sawa. Nyuma y'iminsi 3 ndasenga, maze kuva mu masengesho ijoro bukenya avamo ngira inzozi, ngira inzozi ndarota mbona umugore atwite abana 2. Ku munsi wa 3 uvuye mu masengesho umugore abwira pastor nagiye i Kanombe ku bitaro bambwiye ngo ndatwite. Tuvuga ngo amina, haleluya. Reka nkubwire ibidashoboka iwanyu ntibyashobotse. Ibidashoboka bakugabiye inka barayikwiba. Ibidashoboka basezeranye mu rusengero ntibasohoza, ariko Imana irasezerana igasohoza. Abantu benshi ntabwo bafata isezerano neza. Imana irasezeranya kandi igasohoza. Umudamu tuvugana waba muri Amerika n'urubyaro rwe, iyo nambaye amasuti nambaye niwe uyohereza, inkweto nambaye niwe uzigura niwe uzohereza. Kubera iki? Bibiliya avuga ngo ikura hasi igashyira hejuru, ikura hasi igashyira hejuru. Wewe wari wicaye hasi hagarara mu izina rya Yesu. Wari uri hasi tangira uhagarare. Bibiliya avuga neza Samweli wa mbere 2:5 ngo Imana irica kandi igakiza. Iyo umuntu adakiranukiye Imana, Imana irakindura, Imana irica. Hari igihe umuntu adapfa burundu ngo bamuhambe ariko agapfa ahagaze. Hari abantu bapfuye bahagaze umubona, hari abantu bagenda gutyo gusa ariko barapfuye bahagaze mu isi y'umwuka. Umwuka yarabavugishaga, bararotaga, barasengaga, baryamaga basenze, ariko ubu arutwa n'umusinzi. Hari abantu barutwa n'abasinzi bagenda bakiranukira gutyo akavuga ngo nararesize. Kubera iki? Ntabwo bagisenga, ntibagishaka mu maso y'Imana, ntibagisenga. Ndakuza n'ijambo rivuga ngo umuriro bagushyizemo haje umuntu wakanugukuramo, ikigeragezo wari urimo haje wakanugukuramo, ubukene wari urimo Imana ije kuguha ubukire mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none Abaheburayo 13:8 Yesu ko yararesho n'uyu munsi wa none ni kwari. Yesu wakizaga n'uyu munsi wa none ni kwakiza. Iyo nitegeje umudamu nk'uyu, mudamu ushishikara agashyiraho televiziyo nk'iyi, amahanga yose akitegereza injiri, abantu bose bakabona ubutumwa bwiza. Bishop ari Imana igumugisha. Imana ishashoboye, nta Imana itakura umuntu, nta nayo itamugeza. Kandi noneho gereka ampanure abantu bajya bahanura bakavuga mbese buriya ni bya cyangwa se byo. Muhanura imyaka 3, mu myaka 3 uzabura umuntu udasanzwe muri iki gihugu. Mu myaka 3 uzaba waramaze kuri indege z'Iburayi. Mu myaka 3 ibyo nibisora je uzanyibuke. Ndahanuye nk'umukozi w'Imana, mpagaze imbere y'Imana. Imana ifite inzira zirenga 1000. Kwizera kurarema, kwizera kurategeka. Iyo wizeye abubwira bakizera ibintu byose birasohora. Shobora guhanura ikintu wahanura umuntu utizeye ntibisohore. Kubera iki? Kwizera nta kwagira. Yesu biravuga neza iyo usomye Mariko 9 ku murongo waho wa 10, Mariko 9 ugasoma ku murongo waho wa 9 haravuga ngo hari umugabo umwana we yararwaye arwara igicuri, amushyira abigishwa ba Yesu arababwira ngo niba mubibasha mukize uyu mwana wanjye. Abigishwa bararakara baravuga uyu musivire, uyu muturage udusuzugura ngo niba tubibasha. Baramusuma muca amazi, bamuciye amazi. Umugabo agenda asanga Yesu aramubwira mwigisha, nasanze abigishwa bawe ngo bakize umwana wanjye bamusengera akire baze kubikora. Yesu aramubwira ngo none se byagenze bite? Aravuga umugabo aravuga ngo mwigisha niba ubibasha. Umva nawe urabwira Yesu ngo niba bibasha kandi arabishoboye. Kwakutizera kw'abantu uravuga ijambo bakajya mu nyuguti nyinshi bakajya gushakisha. Ntabwo umwuka wera ari teoro asiyaza umwuka, ntabwo umwuka wera ari amategeko, ntabwo umwuka wera ari education, ntabwo umwuka wera ari ukwiga ubwubatsi, ntabwo umwuka wera. Umwuka wera arizana, umwuka wera urahagarara urizera, umwuka wera akizana. Biravuga ngo nuko Yesu abaza uwo mugabo aramubaza ngo mbese ubundi umwana wawe yafashwe ryari?
mbariza mugenzi wawe ngo kubiguma byagufashe ryari, mbariza mugenzi wawe ubukene bwagufashe ryari, mbariza mugenzi wawe banki wahombye ryari kuri banki, mbariza mugenzi wawe urushako rwapfuye ryari, mbariza mugenzi wawe uburwayi bwagufashe ryari. Yesu aramubaza ngo wafashwe ryari? Safiri, ubundi umwana wawe yafashwe ryari? Dore ikibazo gikomeye, ubundi yafashwe ryari? Yesu arangije aramubwira ngo mbese urizeye? Hari n'abantu batizera, ujya mu isi yo guhanura bakareba kuriya ibyo avuga ni ukuri cyangwa ni ukuri, bagatangira guhera ku kirenge bakagera ku mutwe, bakazana amategeko, bakazana za teologiya, bakazana za nyuguti, bakazana inyuguti z'amategeko, ukagira ngo uri mu rukiko, nkaho uri mu rukiko. Reka mbabwire inshuti yanjye, bakavuga nkaho ntabwo uri mu rukiko. Yesu aramubaza ngo ubundi umwana wawe yafashwe ryari? Yesu yagira ngo asobanure ijambo, yagira ngo amwigishe kwizera, yagira ngo amwereke uko Yesu akiza, yagira ngo amwereke ibitangaza. Aramubaza ngo mbese umwana wawe yafashwe ryari? Tekereza igihe wowe ubukene bwaziye. Ese urugo rwawe rwasenyutse ryari? Watonganye n'umugore kuva ryari? Watonganye n'umugabo kuva ryari? Sikorofizi zabuze kuva ryari? Ibibazo byavutse ryari? Yesu aramubaza ngo yafashwe ryari? Umugabo nawe arangije amubwira ngo mwigisha, yafashwe akiri uruhinja. Haleluya. Hari abantu, ndimo ndasoza nashoje Bishop, hari abantu karande zahereye mu buhinja bakivuka. Niyo mpamvu Imana yabwiye Ezekiyeli 16, Ezekiyeli 16 kabiri kane gatatu gatatu kane umunani, haravuga ngo nuko mwitegereje nsanga wari wabuze uwagukarabya, wari wabuze uwagusiga utuvuta, wabuze n'uwakwambika, nuko ngurebye mwitegereje ndavuga ngo baho. Ku murongo wa 8 haravuga ngo nuko mwitegereje nsanga ugeze igihe cy'ikibengukiro, akira kubengukwa mu izina rya Yesu. Wa mukobwa akira kubengukwa, bari barakubenze, uri mwiza, warize, urasobanutse, urakora, ariko barakubenze. Kweki Bibiliya ivuga ngo Umunyarwanda ubwo yaravuze ngo nta mwiza wabuze inenge. Hari inenge wabonetsweho, hari inenge y'akarande mu muryango, hari inenge yo kwa nyogosenge, hari inenge yo kwa sogokuru, hari inenge yo kwa nyogokuruza. Akira kuva mu muriro mu izina rya Yesu. Imana ibagire neza, Imana ibakomeze. Ndagusenge muri aka kanya, Imana ikomeze ubuzima bwawe, utandukane n'abanyamahanga. Wa mukozi w'Imana we, itandukanye n'abanyamahanga. Wa muvuga ubutumwa we, tandukana n'abanyamahanga. Reka abasore basohoke mu itanura ry'umuriro. Danieli bamujugunya mu rwobo, bukeye umwami intare zikamuganiriza, zikamwihumuriza. Ariko reka nkubwire, abakujugunye mu mwobo bagiye kongera bakagugarukire. Hari abagiye kugaruka, bari baragututse, baragusebeje, barakwandagaje, ariko bagiye kongera kugarukira. Imana ikumere umugisha. Abasore basohoka mu itanura ry'umuriro. Ndagira ngo muri aka kanya aho uri hose witegereze iyi televiziyo, zamura ikiganza cyawe cy'iburyo, zamura ikiganza cyawe cy'iburyo. Ikindi ngira ngo kirimo kiritegereza kamera, ariko vuga ngo mwami Yesu, banjugunye mu itanura ry'umuriro, ariko hari uwa kane ugiye kugaruka. Hari umuntu wa kane ugarutse muri ubuzima bwanjye, hari umuntu wa kane ugarutse mu rushako, hari umuntu wa kane ugarutse muri fiyansaye, hari umuntu wa kane ugarutse mu rubyaro rwabuze, hari umuntu wa kane ugarutse inzu ya cyamunara yari igiye, ariko hari umuntu wa kane. Mana urakoze, ndagushimye kubw'iyi televiziyo. Mana ndagushimye kubw'iterambere wazanye mu Rwanda. Mana ndagushimye kubw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mana ndagushimye, reka iterambere ribe muri iki gihugu, ubuyobozi bw'igihugu cyacu reka burushaho gutera imbere, iterambere ritera imbere. Mwami Yesu, ngwino ubane n'abanyarwanda bose. Dusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda, dusengera umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, reka ukomeze kubana nawe. Mwami Imana, uko akuza abanyarwanda n'itorero ry'u Rwanda, reka data twese ukomeze kumuteza imbere. Ndagushimye, ndaguhimbaje. Mana, sengera iyi televiziyo, sengera iri yerekwa, uyu mudamu wagize iyerekwa, reka umugire neza, yerekwa ryawe ritera imbere, uko amaze asukurwa natwe dusukura imitima yacu. Urakoze Kristo, urakoze Kristo. Uyu muriro abasore bajugunywemo, hari n'abandi bawutujugunyemo, ariko twabonye udukura mu muriro, wadukuye mu itanura ry'umuriro ryaka. Mana ndagushimiye, abanyarwanda babakuye mu itanura ry'umuriro ryaka.
twari twagezweho n'itanura. Hari abatujugunye mu muriro waka ariko dukuye mu itanura ry'umuriro nk'abanyarwanda. Mana urakoze kubw'u Rwanda, urakoze kurinda u Rwanda n'imipaka, urakoze kurinda abayobozi b'u Rwanda, urakoze kubana n'iterambere ry'u Rwanda. Mana isuku dufite reka tuyigere mu mitima. Ndakoze Kristo Yesu, asante kwa neema yako, urakoze kubw'ubuntu bwawe. Mana rinda itorero ryawe, rinda abanyarwanda, rinda ubuyobozi bw'u Rwanda, rinda igihugu cy'u Rwanda. Teye umutekano ukomeye mu Rwanda, umutekano uri mu Rwanda reka ukomeze gutera imbere. Kandi Mwami Imana ivuga butumwa ryawe reka rikomeze kwamamara. Uri byose Kristo, ushoboye byose. Sengeye buri muntu wese, abasubiye inyuma bavuye mu byizerwa, abakozi b'Imana, abantu bakiri hanze bose reka binjire mu murembo rwawe. Mwami Imana waravuze ngo aburira inkike n'abajura n'abanyazi ariko abaca mu irembo abo ngabo n'abana b'ubwami. Urakoze Kristo, nzamuha ibiganza ngushimira kubw'iterambere ryawe, kubw'iza bwawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze kubyumva no kubikora. Sengeye Bishop Aline, Mana umugire neza mu izina ryawe Kristo Yesu. Ubutumire bagize bakanumira, nanjye mpagaze muri aya mavuta. Reka amavuta antembeho, aya mavuta atembe ku muntu wese ari bugerwaho n'iri jambo mu izina rya Yesu. Dusengeye isi yose coronavirus reka ive mu gihugu mu izina rya Yesu Kristo. Ndamagana coronavirus, ndamagana umuyaga wa coronavirus mu gihugu cy'u Rwanda no muri East Africa no mu isi yose. Reka ivemo igende mu izina rya Yesu. Urakoze sezenize kubyufite kandi ubikoze kubw'ibitangaza byawe. Amen. Shalom shalom. Tuzasubira. Imana ibamira umugisha. Yari Pastor Niyonzima Claude, niwe mwari muri kumwe muri aka kanya mu izina rya Yesu. Amen.